Mboye kaza wese bwo kubana kuri televiziyo y'u Rwanda tuje mu kiganiro cyacu Ispami isaha y'urubyiruko dushimiye Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco iba dushobuje kugira ngo tubone urubyiruko ndetse tuganire nabo ndetse banatubwire naho bumva bashaka kugira ubwo hanini cyane cyane ni umugwanga imirimo je nicyo mba ndeba hanini ariko ushobora gwanga imirimo wirwarije ushobora gwanga imirimo hari umuntu ugufashije ariko ari inzira unyuramo cyane iba itoroshye cyane kuri bwemeza mirimo ugitangira uno munsi tugiganira ku bijyanye na Art Rwanda ubuhanzi ni rushanwa rero cyangwa se n'uburyo bwashizweho na Minisiteri y'Urubyiruko fatanyije na UNDP Koika Imbuto Foundation n'abandi bafatanya bikorwa barebera hamwe impano zitandukanye kugira ngo barebe ukuntu inganda ndangamuco azarushaho kubyazwa umusaruro kugira ngo zishobo guhanga imirimo birashoboka cyane ko ino sector abayizi bavuga ko ikirimo amahirwe menshi cyane yo gushobora gukora ikintu waba uri mu mideli waba uri mu buhanzi waba uri mu kintu cyose ufakwa uri mu nganda ndangamuco harimo amahirwe menshi cyane kugira ngo ugire icyo wigezaho uru rubyiruko rero kwicara uvuga ngo nabuze icyo kora kandi ino sector igiye ari kiri virgin nabyo bwabyo byaba ari ikibazo tugiye kurebera hamwe ikiciro cya mbere cyarabaye uburyo abanyempano basaga 587 ku rwego rw'igihugu icyo gihe batoranyijwemo ndetse impano zabo ababashije gutsinda ku rwego rw'igihugu baranahembwa bazana kubafasha babashyira hamwe bakomeza kubafasha ukuntu bashobora kubigira umushinga no ukomesha kubatunga ndetse bagahanga n'imirimo muri rusange ikiciro cya kabiri cyo kikaba cyaratangiye kugira ngo bashakishe abanyempano hirya no hino mu gihugu tugiye kurebera hamwe ese babashije kubyira muri iri rushanwa cyangwa se baciye muri ibyo byiciro byacyo cyabanje uno munsi ni bantu cyo bayeho bati muri studio nkabandi kumwe na Munezero Venker baza kumfasha n'andi somye neza iyo zina ryawe n'umwe mu batsinze amarushanwa ya Art Rwanda ubuhanzi ikiciro cya mbere akaba rero ari umuhanzi w'imideli twishimiye kwa nawe murakoze Andrew nanone mu kiganiro cyacu Inspami twa turi kumwe na Bukuru Christian akaba nanone ari umwe mu batsinze amarushanwa ya Art Rwanda ubuhanzi ikiciro cya mbere akaba ari umuririmbyi twishimiye kwa nawe nizere ko uri budushyire mu mwuka ndagerageza ubundi impano ishobora gutunga nyirayo si byose cyane birashoboka twabyishimira ntabwo bikunze kuba ariko birakunda ubu se twahereye aho ngaho tuhera aho ngaho si byo tavenke utagira ikiganiro twumva hari ukuntu ugerageza kubibyaza umusaruro ariko bikagorana bitewe n'inzira munyuramo hari imbogamizi nyinshi hari abo bikundira ntabwo umurimo wose ni nk'ama businesses yose ntabwo hira buri wese ariko hari abo bikundira ijwi rya tushaka kuryumva noneho mu buhanzi ndirimbo nta kibazo twijize muri weekend rega muradukwepa kandi ntabwo tubikwemerera ari background music nza kumva ya Sankara neza cyane aducurangira twumve niba utaza kumutenguha hopefully Mahamati ntwita umukobwa impundu mbonye ingobyi atayishimye aritarutsa ati nongeye umukunzi dore nkanye iwacu nijoro bati urasubiza data yishimye yungama ati n'umwari n'umwami kazi tumukunde tumurinde banki nako twamushira gatubishobirwe iyo mpano rero wayisanzemo ariko wanyuze mu ishuri ryigisha ubuhanzi cyangwa it just came up nakuze ndirimba ndumwana muto nakuze ndirimba birakura ntabwo ari ibintu nari kwishimira kuba najya mu ishuri nkaba namenya wenda
ibijyanye n'ibyo ndirimba ko ntago mbizi ariko ni impano nakuranye bigenda bikura uko umuntu agenda akura uko ubonye platform ukajya kuririmba bagutumiye hehe ukiga akantu kamwe ukumva umuntu ari guperforminga kuri televiziyo cyangwa kuri YouTube babibona hari ibintu ugenda wiga ugenda ukura so ntago byari bimeze gutya nyiri umwana kandi abizi ko mu myaka iri imbere naho bitazaba bikimeze gutya ari ijambo uvuze ngo platform twebwe nk'abantu baba muri media platform ni ikintu duha agaciro cyane burya platform ntabwo ari buri muntu wese ushobora kuyibona ariko uyibonye ayibyaza gute umusaruro Art Rwanda ubuhanzi platform yaguhaye uno munsi hari icyo yakumariye cyane navuga ko Art Rwanda ubuhanzi ni umubyeyi cyane 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 kuko ngewe mbere y'uko ninjira muri Art Rwanda ntabwo naririmbaga by'umwuga ushobora kuvuga batumiye ababyeyi batumiye abashyitsi Christian ngwino uririmbe ku ishuri habaye iki kirori tuzi mwana wiga mu wa mbere uzi kuririmba ariko nyine utabikora by'umwuga ku buryo byaguhemba Art Rwanda rero ikagenda iguhamagara ati muze turabahemba gutyo 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 ikagenda bizamura standard so nkeka yuko ubuhanzi nabita ko ari umubyeyi yamfungurira amarembo ku bintu byinshi mu maso yanjye yatangiye kubona uburyo ibintu bitandukanye uburyo nabyaza amafaranga ubu ngubu urayabona araza ariko araza rimwe akaza atinze ariko akaza turaganira byimbitse ku kuntu aya mafaranga aza ndetse n'icyo twakora kugira ngo arusheho kuza ari menshi muri ubu buhanzi bwawe bw'imideri ini sector isa nkaho ikiri nshya mu Rwanda iri mu kubyazwa umusaruro ariko nanone ntabwo twavuga ngo twagera aho twifuza Art Rwanda biragufashe ndojya nkoresha yaje platform ibaye platform igwahe n'amafaranga yo kugira ngo aguherekeze bagwa n'amahugurwa hari amafaranga arimo noneho arimo kuko kubona platform n'ahantu ho gucururiza baduye n'ahantu ho gucururiza nabyo mufite iduka mudakodesha baduhaye igihe gihagije cyo kuba twaseringa tutishyura biradufasha cyane mu gucuruza kubona iyo ugitangira business cyane cyane nkanjye natangiye muri 2019 mo hagati nk'uko mubizi muri 2020 covid yasizamo ntabwo raba byoroshye kwita business igenda ako kanya bagwaye platform nati baduha naho ducururiza ese iryo duka ryanyu riba ririmo ibihangano bimeze bite mwihuriza hamwe buri wese ufite impano azanamo igihangano cye ngo wenda ufite indirimbo se azazanamo ijwi ry'imbesi cyangwa n'isidi iduka ryacu harimo ibihangano wenda baririmbyi ntabwo barimo ariko ukeneye contact zuraza bakagufasha ubundi kera habaga amasede ushobora kujyana nayo unfortunately ntabwo bikiriho ariko harimo abashushanya abakora imyenda amafoto byose birimo ase impano zirari kuko muri society nkawe wanyuze mu cyiciro cya mbere cya Art Rwanda impano zirari muri societe yacu cyangwa no kwishakisha zirahari ahubwo uzibona ukuze uzibona igihe cyarageze warafashe wenda indi kariyeri niko nabyita ariko impano zirahari nyinshi uko kutayibona mbere no kubera iki biranganisha ku bijyanye na talent detection icyuho kiri hagana he nkeka mu mashuri niho hari ikibazo kuko numva umwana yagombye kumenya hagombye kuba nk'amarushanwa uko mbyumva umwana agatangira kumenya impano ye hakiri kare ku buryo igihe azabonera ayo mafaranga izo opportunities azashobora kuzibyaza umusaruro imyumvire Christian imyumvire muri society yacu imeze gute kuri izi mpano zacu umwana arakuze umukobwa bati agiye kubikirara abandi bati imyumvire muri society no kubihuza na talent yawe kugira ngo kunde ubibyaza umusaruro byo bihurira he iki cyakugoye ubundi njyewe nkeka yuko ndi umunyamahirwe ntabwo nahuye n'ababyeyi wenda batabiha agaciro gusa nabo hari ibyo baha agaciro cyane kurusha uko bambwira ati Christian jya mu mwuga wo kuririmba gusa nkeka yuko abahanzi aribo bashobora gutanga isura mbi
ikaba yatuma sosiyete igira imyumvire mibi y'ubuhanzi. Iyo ubona umuntu yarakuze mu buhanzi agahinduka ikirara cyangwa agahinduka umuntu batashakaga ko aba, iyo ababyeyi babibonye bavuga ati oya ntabwo nshaka kubijyamo, utazamera nk'uyu mwana cyangwa utazamera nk'uyu muntu. Imyumvire iri ku mpande zombi. Hari ubwo wenda sosiyete itabifata neza byonyine ko batabishijukiwe cyangwa ko batabonye umuntu byateje imbere ku buryo bugaragara, cyane cyane mu Rwanda. Ariko hari n'igihe biterwa n'abahanzi ubwabyo, isura twiyambika. Ku bijyanye se n'uburenganzira ku mutungo bwite mu by'ubwenge na intellectual property, byo uno munsi mufite ubumenyi bungana gute kuri byo? Kuko mwanyuze muri Art Rwanda, yo yose mu byo babahuguye I think nibyo bishobora kuba birimo. Igihangano cyawe kugipirata biroroshye cyane? Okay, nkeka yuko ntabwo ari abantu bose bafite ubuhanga kuri icyo kintu cyangwa ubwenge bijyanye na copyright. Sure. Yeah. So nkeka yuko buri muntu wese aba agomba kwidokimenta, akamenya amategeko amurengera uburenganzira bwe, ariko ntabwo ari ibya buri wese. Nutabishaka ntabwo uzabimenya. Abantu don't take advantage of you. Bazaguprofita, ariko uba ugomba kubimenya. Ariko twebwe kugeza ubu ngubu turabizi, barabitwigishije, we are in an incubation phase. Baratwigisha bavuga ati ni gutya igihangano cyawe kitaba pirate byoroshye. Icyo cyose kubwaye ubona gishingiye ku icyo cyuho cy'uko umuntu ashobora, nuko nta mategeko ahari afatika arengera cya gihangano cyawe, cyangwa nimwe mutabiha agaciro? Ntabwo babiha, nkeka ko ari abahanzi batabiha agaciro, kuko abahanzi n'ubundi ni bakeya mu Rwanda. Rero ikindi nabonye batidokimenta ku burenganzira bwabo. Aho ubwanyu nimwaba mukora mutatanye muri mu kavuyo, namwe ubwanyu mutishyira hamwe ku buryo nushaka kubafasha abona ahera, umuntu agashaka gukora akantu kikururira. Ubundi nibyo bikunze kuba cyane, ugasanga n'abahanzi bari kwiba ibihangano by'abandi. Umva baramwibye kandi ntabwo bafite uburyo yabigarura, kubera ko there is no specific rules and regulations. Na polisi hari ivuga ati uyu muntu nakora iki kintu azahanwa bingana gutya, azaba afite. Zishobora kuba zihari ahubwo wenda mutazizi, cyangwa uko wenda exactement. Nibyo nyine nakubwiraga ko abahanzi ntabwo tuba tubizi, ntabwo dusoma, ntabwo uba ubizi. Ariko ubimenye buriya twese tubimenye hari icyo byahindura. Uko kudashyira hamwe kwanyu ngo muhanane amakuru, ahubwo mugashaka kuba banyamwigendaho, ukangura akantu kanjye mu mideri muri perfection, ariko sinshake guhuza n'undi mu mideri ngo mubaze amakuru, ugashaka buri gihe guhisha ikintu kuri mugenzi wawe. Ibintu byabagezaho kandi mwaranyuze ku irushanwa nk'iri ngiri ryabahaye platform, ubona ari icyerekezo mwaba mufite icyo gihe? Nta cyerekezo, ariko icyo Art Rwanda yanadufashijemo cyane ni ugukorera hamwe. Nk'ubu nshobora wenda twagize amahugurwa tukajya dukorana n'abarimu bari baradushakiye, nabo ni abantu bazwi aha mu Rwanda mu mideri. Bakajya, ikintu cya mbere batwigishije ni uguhuza cyane, kuko buri muntu aba afite imbaraga mu kintu gitandukanye, ariko iyo duhuje hamwe bitera imbere. Ibihangano byanyu byaba bihuye n'icyo isoko ribashakaho? Kuko ushobora gukora ikintu ushobora gukora ikintu ariko atari cyo isoko rishaka. Bimeze biti iyo inconsistency yaba irimo mu bijyanye na standardization, ibyo ntabwo bishobora kubagiraho impact? Nkanjye kuri njyewe ntabwo ndeba wenda isoko ryaha gusa, ngerageza no kuba nareba isoko ryo hanze, kuko aha wenda isoko abarifite rirahagije. Ngerageza kureba hanze, nkareba niba nabo bo hanze badakeneye ibintu byanjye. None se iryo soko riri consistent? Gukora iyo market research byo ni byiza, ukabaha ibyo bicuruzwa, ariko se bizahoraho ku bintu ashobora kubibona ku buryo biba consistent? Bigomba guhora, bizahora.
niyo mpamvu duhanga udushya buri gihe. ku bwawe production capacity ubushobozi ufite mu bijyanye n'imideri ibyo ushobora gukora bingana gute utubwiye nko mu byo selling wagurisha bingana gute Kuri ubu ngewe kuri ubu yego kampani yanjye dukora custom made, ni ukuvuga dukora ibyo abantu batuzaniye gukora, ntabwo dukora pret à porter. no uraduha ingero kugira ngo udukurikiye abashe kubisobanura. Okay, pret à porter ni nk'ino myenda tujya mu mujyi tukagura, usanga umwenda wuzuye ari amasize menshi. Kuri ubu ngewe abakiriya banjye bakora orders z'ibintu bifuza, tukaba designingira, akeneye kujya muri event runaka tukamudesigningira, tukamwereka design agakoresha kuri ubu. Ariko ndateganya gufata n'iryo soko rya pret à porter, aba nakora amasize menshi. Hari abantu babaza bihuta badafite umwanya wo kudodesha, tukaba twaba. ariko ngo muracyabeshya muri ya secteur yanyu muracyabeshya iminsi mukabwira umuntu w'icyumweru yaza agasanga ntabwo byarangiye ngo igitambaro nagitumyeho ntabwo kiraboneka. Kuvanaho iyo sura abantu babaziho mubona bishoboka? Ati Rwanda ari cyo yabigishije ku bijyanye n'imitangire ya service inoze kandi ku gihe, kuko niba nzanye amafaranga yanjye uyu munsi ukambwira ngo iminsi 5 nazagashira iminsi 20, nabwo ngasanga finishing nayo ubwayo ntabwo nyishimiye, ntabwo nagaruka. Mu bijyanye n'amahugurwa cyangwa se icyo babahaye Ati Rwanda yabigishije iki kujyanye na service delivery? Icyambere cyane cyane kuri ino industry ya fashion, icyo kintu cyo kutubahiriza igihe kirahari cyane. Kiracyemera nawe kugira. Ndacyemera. Ariko mu mezi twamaze muri incubation aho twigiraga, bagerageje kutwigisha kujya twubahiriza igihe. Batangira kujya baduha nk'amakomande avuye mu Mbuto Foundation, bakareba niba dushobora kuyadeliveringa ku gihe, bakareba na capacity yacu yo gukora ibintu byinshi n'igihe twabikoreramo. Iyo rero icyo gihe cyose umara utraininga biragufasha cyane. Kuri njye byaramfashije. Komande nini wabonye yanganaga gute? ayavuge komande wabonye yanganaga gute? Impamvu ari umuntu uri mu applyinga kujya mu cyiciro cya kabiri cya Ati Rwanda ubuhanzi, ashaka kumenya ese abanyuze mu cyiciro cya mbere ari cyo bakuyemo cyangwa baherekeje abandi. Oya, hari ikintu kinini twakuyemo bo nka Imbuto Foundation, Minisiteri y'Urubyiruko na za Kweka zifite amaproje menshi. Bashobora kuza nkatwe tw'imyenda akatubwira ati mudukorere ama t-shirt cyangwa n'iyindi myenda. Icyo kintu rero cyo kuvuga ngo ikintu cya mbere nge numva nabwira urubyiruko ni ukutareba cyane amafaranga. Amafaranga aza nyuma, ubanza ukareba ibyo ukora, quality y'ibintu ukora, quality yavaho, ukamenya nyine ibyo urimo gukora, ukabanza ukagira ubumenyi y'ibyo uri gukora, amafaranga araza. Aduhishe ibyo yakoze byinshi cyane, ntacyo turagaruka. Ambwira Christian, ku bijyanye n'ibihangano byanyu hari ikibazo nigeze kumbaza, aho mwamukora cyangwa ntimwamukora ibidahuye n'iby'isoko ryanyu rishaka, ku buryo n'umuziki wanyu usanga akenshi uguma ari uwa hano mo imbere. Mubona mwebwe kuba mwaranyuze muri incubation n'ibiki byose byaberetse iki ku bijyanye no kutaba ahantu hamwe, ukumva ko ibihangano byanyu bigomba kurenga imbibi? Sosiyete yacu iragoye mu Rwanda, iyo sosiyete twayishimisha biragoye pe. Iyo umenye ko igoye noneho ukoresha iyi strategy kugira ngo unyure aho hantu badashaka. I think it's a personal journey. Ntabwo ari ikintu kiri common. Jewe ibintu nakora ntabwo bihwanye n'ibyo kanaka wundi wanyuze muri Ati Rwanda azakora, kuko turatandukanye. Ku preference z'abantu, ibintu bakeneye n'ibintu ngewe ntanga biratandukanye. So for me, icyo nakoze, icyo n'ubundi nkomeza gukora, mfite target audience yanjye, niyo nkomeza gushimisha. Hanyuma I'm not limited, ntabwo
my limits are not set in stone ku buryo bitahinduka gusa for me uhitamo audience yawe ukazamenya aho uzajya ukorera ukamenya ibihangano uzajya usohora ukuntu bimeze ariko nawe ukaba consistent muri icyo kintu ku buryo niba ajya guhamagara kanaka ukora icyo kintu niwe bazabanza gutekerezaho iyo niyo strategy ngiye ntekereza gusa nyine hari abandi bahita bahitamo gukora ibyo audience yo mu Rwanda itutegeka gukora ugasanga ese niba hari ingamba policies tugize kubivugaho ziba zarashizweho n'inzego zitandukanye ese zaba zihagije nta cyuho cyaba kirimo umuntu ashobora kunyuramo kugira ngo yangize n'ibyo mwari maze kugeraho kirahari cyane first off urihera ku bahanzi bari mu marebo bimeze gute ugiye kumva rebo yatangiye kumva irarangiye ntiwamenye uburyo kirahari cyane bigatuma rero n'ibyagezweho byakagombye kuba byabyara inyungu nyinshi cyane biciwe amazi kubera ko byatangiye nako byasoje uko byinjiye muri byo niko byasoje so njye nkeka yuko hari amategeko abigenga ubona biri serieux abantu kuri babijyamo ubuhanzi bwakubahwa ubundi mufite makuru ki ku isoko ryanyu uti sosiyete yacu iragoye mwe mufite makuru ki kuri iyo sosiyete ubyiga iyo ugezemo ntabwo ari ikintu umuntu azaza ngo akubwire baza kubwira muze ufite impano ngwino ariko hari ibintu byinshi umenyeramo iyo ugenda ukora so ntabwo ari nakubwira urugendo ni ruri personnel ntabwo njye navuga ngo mfite urugendo rumeze nk'urwa vainqueur turatandukanye ubwo se iri soko ryanyu ribafata gute rada mwebwe muzi feedback ituruka muri twebwe abafana atari inshuti atari family members atari aho mwiganye bakubwira ngo komereza isoko ribafata rite kujyanye n'ibihangano byanyu cyangwa mubibarira mu rwunguko iyo utungutse iyo utabonye izo concerts tumenye yuko bitagenze neza iyo ukoze performance ya mbere bakongera bakaguhamagara nuko ikintu uri gukora gifite agaciro kandi gikenewe ahantu uri uhagaze nimba rero uhahagaze ukahagarara neza ubazongera baguhamagare gutyo rero biratandukanye ahubwo se venke ikintu cyo nanjye nshaka kubaza feedback ibafasha gute iturutse mu byo mukora bafata gute ku isoko ko ntabwo ari wowe wenyine uzanye imideri uje usanga abandi bubatse n'izina hano hanze feedback y'abakiriya yego ngenda yokurikiza cyane nk'iyo nahaye kenshi nk'umwenda umukiriya nka nyuma wenda y'iminsi mikeya y'igihe yawufatiye ndamubaza byagenze neza n'iki twahindura kuko nkeka ko ari byo bituma business izamuka ariko kangaruka gato kuri Christian mubona impamvu nta shoramari riri muri no sector yanyu tuba turavuga yego mu nganda ndangamuco muri rusange ariko twibande kuri party imwe yanyu mubona impamvu nta shoramari rifatika rishobora kuza nk'umutera nkunga cyangwa umuntu ukomeye umushoramari akaza ati ndashaka gushora amafaranga ya nayo muri no sector mubona impamvu ari iyihe nuko ibyo muhanga bita meetinga standards ziri globalized yego cyangwa oya njye nkeka yuko ari nka consistency y'abahanzi hari igihe ugaragaza consistency igaragara uvuga ati none umuhanzi kabisa ari serieux arashaka gukora uwo nguwo niwe baza bakanareba niyo mpamvu ubona abahanzi bahora mu maso y'abantu ni bamwe kubera ko ni wa muhanzi wabonywe n'amaso mazima akavuga ati uyu muntu arashaka gukora bakaza bakamufata ugasanga let's say wenda Bruce Melody ngunu ufite isura nini hano mu Rwanda ngubu baraza bakamugambwa ati duguhaye kuba brand ambassador w'igihe ibyo bintu babiri ku investinga muri career ye kubera ko yagaragaje ko afite ubushake bwo gukora so nkeka yuko one part 70% 70% kabisa igomba kuva ku muhanzi abagomba kugaragaza ubushake uburyo abishaka arabishaka cyane bihagije Venker aho mu guhanga udushya kuko hari ikintu aba young entrepreneurs hari ikintu twita ngo ni comfort zone
wakora ikintu ukagenda ukicarira ukavuga ngo aha narafatishije iri soko ndarifite ni iryanjye. Aho guhanga udushya, icyuho mu guhanga udushya ntibyaba imwe mu mpamvu ituma nta shoramari rifatika rishobora kuza mu mideli nk'amwe byo murimo? Ubundi hari abashoramari bari muri iyo sekiteri yanyu? barahari ahubwo nk'uko Christian yabivugaga, ugomba kugaragaza nkatwe ku bahanga imideli, byibuze mu mwaka habaho tugira icyo bita amasezo, aho buri mezi nk'ane atatu fashion brand igomba gusohora imideli mishyashya. Reka tuvuge wenda tugiye kujya mu gihe cya sama, hagomba mbere y'amezi wenda nk'atatu gusohoka imyenda bazambara icyo gihe. Rero iyo fashion brand ikomeje ku murongo umwe, ibyo babonye sezi ishize, ibyo na mbere yaho ari bimwe, aho nta muntu washoramo amafaranga. Ariko hari fashion brand tuzi mu Rwanda zateye imbere, bashyizemo amafaranga zigatera imbere. Ubundi mufite ubumenyi bungana iki mu guhanga udushya? Wenda mushobora kuba muheruka ubumenyi babahaye mukiri muri incubation. Mufite ubumenyi bungana iki mu guhanga udushya kugira ngo twirinde cya kintu cyo kuba muri comfort zone? Icyuho kiri he ku bwanyu? Ubumenyi nkeka ko ariyo mpano. Impano ni iza bwa mbere. Iyo winjiye muri business, hari igihe nawe imibare ubona igenda igabanuka, aho byagombye kukwereka isura nyine yaho uri. Gati ibintu byatangiye kumera nabi, reka wenda ngira ikindi gishya nshyira hanze, ariko ntabwo byakagombye kugeraho. Ubundi wakagombye gusohora ibihangano bishyashya buri mezi angahe cyangwa buri mwaka, biterwa n'umuhanzi. Ariko ubumenyi mu gusohora ni impano. Uwo mwaracutse kuri Art Rwanda? Mwaracutse? Ubu namwe mushobora kugrovinga abandi cyane. Kisambwira, kuba dufite umuco umwe, ururimi rumwe, ubwabyo kuri mwebwe nk'abahanzi muyifata nk'impano cyangwa muyifata nk'inzitizi? Ni impano hano mu Rwanda, ni impano ikomeye kuko umuntu wo muri Kiramuruzi n'uw'i Kigali azatwumva, abantu bose. Wenda imbogamizi yaba kuri generation iri kuzamuka itabishaka kumva injyana nyarwanda, bari gushaka kumva ba Drake, bari gushaka kumva ba Chris Brown, kandi natwe tugezweho. Ubwo impamvu yaba ari iyihe rero? Umuziki wanyu dukoresha ururimi rumwe mukamubona ari byiza, ari avantage, muzaseringa gute ku rwego mpuzamahanga? So hari ikintu dukunda gukora mu baririmbyi, sinzi ko wenda mu mideli bibamo ikintu bita fusion. Globalization y'umuziki kugira ngo ibe nziza nuko haba fusion, haba modernisation y'ibintu biri traditionnel. So uravanga ariko ukaba utata touch yawe y'ubunyarwanda, ya wa muco ushaka kugaragaza, ya nganzo nyarwanda ifite umwimerere w'ubunyarwanda. Urafuzinga ariko ukamenya yuko touch y'ikinyarwanda itavaho. Urugero naguha ni umuhanzi witwa Michael Makembe. Michael Makembe ni umuproducer hano mu Rwanda. Evan, he makes sure ko ikintu azakora hazazamo ka kantu, nimba atari iyugi ni ingoma, nimba atari ingoma ku buryo wumva yuko hari ahantu byavuye, wenda byaje kuvangwa n'injyana z'amahanga, ariko icyambere origine y'iyo nganzo ni abanyarwanda, ni traditionnel, ni umwimerere w'ubunyarwanda. So you make sure ko the touch, you don't lose touch. Ibikorwa remezo bihari bingana iki, cyangwa se mubona biri kuri standard y'ibyo mukora ku buryo bishobora kubafasha mu gukuza impano zanyu? Ese ibyo umusaruro mutanga uno munsi muramutse mubonye ibikorwa remezo biri ku rwego mpuzamahanga, mubona byatanga iki?
ntabwo biragera kuri standard yo hejuru. ubu dufite aho dushobora gukorera amakonseri atandukanye. Harahari hari no gukura. Ntabwo ibyo twari dufite kera ari byo tugifite ubu ngubu. So bigenda bikura. Navuga it's a work in progress, ariko aho tugeze naho hakishimirwa. Ariko binabaye byiza bikaba byinshi kurushaho ntago twabyanga. Gupirata mwebwe bibamo muri noze mu mideli cyane. Birahari cyane, duhereye nko ku ma fashion brand azaha mu Rwanda, wenda nka Motions, ushobora kujya mu mujyi ugasanga style yazanye zuzuye zihari nyinshi, si we wenyine, n'izindi zo hanze zo mu mahanga zirahari. Ushobora kujya mu mujyi ugasanga abashinwa barazipirase, zirahari, birahari cyane. muhangana gute nabyo? Nkeka ko ari muri quality, kuri nge ni quality yo urashobora gupirata agakora quality nziza cyane. Wenda ubibona gutya bizaza bisa, ariko quality igomba kuba itandukanye. Aho niho numva bishoboka ko twatandukana, ariko mu gusa ho birasa. Muba mufite brand yanyu noneho ku buryo iyo apirase ashobora no kupirata na brand cyangwa oya, nk'uko wabivugaga kare bya copyright, iyo washoboye kujyana ibihangano byawe ukabyandikisha, ntabwo ashobora gukoresha iyo logo yawe, ntabwo ashobora gukoresha ibihangano wenda washyize ku mwenda. Wenda ashobora gukoresha wenda nk'amatisi bijya gusa, agasohora igihangano kijya gusa nk'icyawe, ariko gukoresha logo umwihariko wawe sinibaza ko bishoboka, ntabwo bishoboka. mu kanya gato rongera dukorere mu nganzo. Mubona amazu atunganya ibi bihangano byanyu no munsi ari ku ruhe rwego ubundi bwabyo? Ushobora kujya muri studio ifite ijwi ryiza cyane ry'agatangaza, ariko wenda indirimbo igasohoka ijwi ryawe riri ku yindi level. Byarakuze. Njye rwose ahantu ndi umugabo kubihamya byarakuze. Ntabwo nkeka ko ibikoresho byari bihari. Nanone ndagaruka ku byo nari navuze. Byari bihari ubushize mu myaka ishize, ntabwo ari byo bihari ubu ngubu. Bigenda bikura. Ariko nihaza n'ibindi birushijeho, ariko ibyo bizanwa n'amikoro, uko abahanzi bakomeza bagana izo studio, bagateza imbere abaproducer n'abaproducer bagashaka gukura. Icyo gihe biterwa n'ubushake bw'umuproducer, nimba ashaka gukomeza iyo carrière akanayubaha, icyo gihe azana n'ibikoresho bijyanye na standard y'igihe agezemo. So byarakuze. Ni byiza. Birahagije se ahubwo? Biranahagije bihari se? Kuba bihagije birahagije, ahubwo wenda aba producers nibo batari available enough. Usanga aba producer kubabona mane yanjye. Nuvuga ngo nabo ntago bara. Ni ikibazo. Okay, abubatse amazina ho rwose ho biragoye pe, biragoye. Ushaka kumupanga rendezvous yo kwa gatanu tuvuge, uzongera kumubona nyuma y'ibyumweru nka 2 n'ibibazo. Ariko abari gukura bo baraboneka. Ariko ahubwo wenda icyizere cyo kuvuga urajya gukoresha umuproducer utigeze wumva kuri radio na rimwe, biragorana cyane. Ubwo no uvuga ngo abaproducer ni bake par rapport y'abahanzi. Exactly. Cyangwa baranahagije, ahubwo wenda abo mushaka availability yabo ni kibazo, ntago bari reliable as much. Ntago nyine ari umuntu wakizera uvuga ati uyu nguyu nimuha projet izasohoka igihe nyishakira. Biragoye cyane. Si bose. Cyangwa nawe mubishyura make bakabakwepera bakajya hari menshi. Oya. Nabo babonetse se basi nawe make tuyabahe tumenya ko bahari twabishiye cyangwa babikubwira. Reka Sankara njye adufashe twongeye tujye mu nganzo twumve. Free show.
byaya gahungu kazaba kaganga ndetse n'iriya mfura yanjye keza nzamushyingira Juma w'umutunzi azandemere ntakibashije iby'ukuzi urabintegetse ugira ngo mbikunde ngo mbone nagushimisha bikishema mu babyeyi winoteza ndi umuntu wanjye nyine winoteza ngira ibyiyumviro byihariye winoteza ndi umuntu wanjye nyine winoteza baturanyi nabo ntibambaniye ngo dore ndetse ntarusha kubatari kure ese ntubona abandi bana ubona ibyo urimo biza kugeza ku ki nawe nateza ndi umuntu wanjye nyine gira ibyiyumviro byihariye winoteza umuntu wanjye nyine winoteza gira ibihe byihariye ze muri concert Christian ubundi kujya ku rubyiniro kujya kuri stage ugiye muri concert abanza preparations abanza gukora ama practice n'ibindi byose mufite ahantu ho gukora zino practice harahari hari abantu bashobora gutiza ama studio ariko hari n'ama available spaces akwemerera ariko amenshi murayishyura iyo ari kuri standard nziza kabisa nziza ariko nyine ugomba kwishyura ahubwo wenda ikibazo kigorana ni ukubona ayo mikoro yo guhora wishyura izo espace wenda tuvuge hari nka espace ivuga ngo urishyura subscription y'iki gihe kingana gutya kugira borohereze abahanzi ko biba bigoranye cyane cyane muri ekonomi turimo muri sosiyete nk'umuhanzi biragoranye ariko ama espace yarahari n'ibikoresho birahari Vanke ku bijyanye n'amashuri twari dufite amashuri hano hanze yigisha izi mpano abantu bafite kujya ashobora kuzikuza urugero nk'amwe mu mideli haba hari cyangwa umuntu arakura akishakisha ubwe akisanga muri ibyo bintu kuri ubu mu mideli hari ama short courses bishobora kugenda bikamara umwaka amezi 6 nta shuri nzi ubu rishobora kwigisha imyaka 3 ukabona bachelor cyangwa indi degree ubu ni ama short courses buhari nabwo ni ukudoda nta designing nta gukata muri make bigisha base gusa kudoda kumenya gukora utuntu dusanzwe ibindi kenshi aba designer aha mu Rwanda bajya kwiga hanze cyangwa bakanabyigisha ubwo se twaba dufite icyizere ko mu minsi iri imbere tuzabona izindi talent nshyashya muri ibyo bintu mu gihe bakishakisha kubera ndibaza bizashoboka kubera kugira internet abantu babaye isi yabaye open hari ama short courses ushobora kugenda ukiga online utagombye kuba uri muri universite ujya watendinga buri munsi barahari ahubwo ubu nibwo harimo kuzamo abantu benshi kurusha mbere imbogamizi mufitemo ni izi raw materials muzibona mute aho byaba intandaro yuko muduhenda natwe kuri final product mu guhenda nkeka ko n'ikintu cya mbere ari raw materials kubona raw materials duhereye ku matisi udukoresho dusanzwe udupesu utwo tuntu twose duto dukora umwenda nta na kimwe dukora aha mu Rwanda
ibintu byose rero bitugeraho, hariho iyo misoro, hariho inyungu z'abacuruzi, ibyo byose bikagenda byongera cya giciro duca abantu. ariko namwe ngo nta stock mufite, nta stock mugira nk'izo raw materials ugura duke bitewe no komande wabonye uwo munsi, mubona habura iki kugira ngo byibura ugire stock y'izo raw materials? Kugira stock bisaba igishoro kinini. Ku muntu ugitangira business ntabwo biba byoroshye kugenda ukagura ugashoramo ayo mamiliyoni ukagenda ukayadepa ahantu ugategereza ko hari abantu bazaza bakayagura. Ntabwo rero biba byoroshye, cyane cyane ku rubyiruko batangirana amafaranga makeya. Wenda fashion brands zateye imbere, birashoboka ko bagenda bakagura amatisi, amaruro, bakagenda bakayicaza bakaba bazayakoresha wenda kera. Ariko biragoye iyo ugitangira business gufata ayo mafaranga yose ukayashora ukagenda ukayicaza ahantu hamwe. Mubona impano zihari zikeneye gukuzwa, habura iki kugira ngo zizamuke? Wihereye ko wari umeze mbere kugira ngo zizamuke, harabura abantu bayisapotinga biri fully. Hano mu Rwanda ujya kubona ukuntu umuntu ushaka kugufasha arashaka taking advantage of you, arashaka kugukoresha, ku-exploita kugira ngo we ashyire inyungu ze kurusha uko wowe aguteza imbere. Basanga rero hari umuntu uhora ari stagnant, ni gute nabwo mu Kinyarwanda, aguma ahantu hamwe, yizenguruka adakura. So dukeneye abantu badusapotinga, batureba, umuntu akakureba akavuga ati ugiye kuba umwana wanjye, ugiye kuba umwana wanjye, nzishimira kubona akura akaba umuntu muzima, impano ye igakura. Dukeneye abantu badusapotinga biri fully, ariko natwe ubwacu tukagira ikintu cyiswe commitment, consistency, kwiyemeza kandi bihoraho. Muri Bibiliya bavuga ngo abasenga muhozeho. Ni gutyo nyine n'abahanzi tugomba kumera, guhozaho. Network zanyu zimeze gute? Network aho muhurira, networking ubundi aho ubwazo zaba zifitemo icyuho? Muri fashion industry ziracyari hasi. Ziracyari hasi cyane, ntago abantu bahura cyane. Wenda hashobora kubaho nk'ejo bundi habayeho Kigali Fashion Week, ni rimwe mu mwaka gutyo abantu bahura, ugasanga n'abantu utaruzi muri industry imwe, ariko ni gake bibaho. Bishobora kuba nka kabiri mu mwaka, rimwe mu mwaka. Nko muri covid nta n'ahantu twigeze duhurira ari no kuri Zoom. Biterwa n'iki se kudahuza, kuta networking? Mubona biterwa n'iki? Kako biri no mu muco w'Abanyarwanda, abantu bose baba bashaka gukora ibintu byabo. Gusa ariko urubyiruko, generasiyo irimo kuza, hari kubera na internet yafunguye, abantu barahura cyane, Amazon, Instagram, ujya kuri Instagram ukaba wabona abantu bashyashya utaruzi, mukavugana, ukamenya aho bakorera. Murakorana gute n'ibitangazamakuru bihari kugira ngo ugere mumenyekanisha iyo mukora? Nanone ikindi kibazo kigaragara mu barwiyemezamirimo bakiri bato ni ukumenyekanisha ibyo mukora. Akenshi mukitwaza ngo birahenze, ubwo no kuza nko kuri televiziyo kugira ngo bimenyekanisha, ariko mukoresha gute uburyo busanzwe buhari, yaba n'ibitangazamakuru bya televiziyo, radio n'indi yose kugira ngo mumenyekanishe ibyo mukora? Ubundi babaha umwanya? Bisaba amafaranga, kandi iyo ugitangira wenda hari ibyo buri muntu aba afite ibyo ashyira imbere kurusha ibindi. Uburyo bworoshye ubu bwo kugaragaza ibihangano byawe, ushobora kujya kuri social medias. Yego. Hari Twitter, hari Instagram, cyangwa ukambika, hari n'abasitari celebrities begera umuntu akamubwira ati ukora ibintu byiza, wazatwambika, agahera aho hasi akagenda azamuka, agashaka kuba yakafodinga amafaranga kuri radio cyangwa TV. Kisanga ngaho tubwira ukuntu mwebwe ubwanyu mwunguka muri no minsi, yuko music yahinduye isura mu buryo yagurishaga.
twari tumenyereye ibitaramo byinshi cyane abantu bakaza bagakubita bakuzura ariko covid isa nkaho ihindura isura yo abantu ngo bahurira hamwe uyu munsi mwebwe source yuko mubona returns ibyo mukora investment yanyu iboneka gute so umonetizing ama platforms yawe nkanjye iyo ngiye gusohora indirimbo make sure wenda ko nyishyira kuri Spotify, Apple Music, Deezer n'aya ma platforms ashobora kuguhemba uko umuntu downloading ariko bagenda ama streams yawe akaba yabyara inyungu kurusha uko mbere byakorwaga mbere ariko there's still a shortage nako kagap k'abantu yuko batabizi ntago bazi ibyo bintu ariko babimenye abantu bajya gukoresha kuko ntago kujya duhora twumva umuziki wa Ngabo cyangwa Igor Mabano tubumva kuri radio gusa nabo ni byiza ko bamenyekana n'imbaga nyamwinshi ariko ni byiza ko nabo inyungu yabo ibagarukira uko binjije nabo ariko bagarukirwa so bamonetizing ama platforms yabo nanjye ndabikora so nagira inama n'ababikora so ubona amafaranga muri ibyo bintu ntabwo yabona menshi ariko uko ugenda ubikora cyane ariko n'indirimbo zigenda zimenyekana cyane hari aho bizagera bikagera uko ugenda utangira ntabwo nka bya bindi Venke yavuze ntabwo ugomba gutangira focus yari amafaranga kuri ibikorwa bizagera Venke turagana ku musozo professionalism cyangwa se ubunyamwuga muri ibi bintu mukora bisa nkaho bukiri hasi cyane no kubera iki twahera ku bumenyi ntabwo inaha mu Rwanda hari amashuri abyigisha neza ngo bamenye aho guhera tuvuge abantu benshi bazi ko ari ukwita udoda ari ukugura umwenda ukahita udoda ako kanya hagombaho ku design niyo ya mbere ugakata ukajya no mu kudoda skills rero na knowledge ni ikintu kikiri hasi kandi iyo ufite skills na knowledge nibaza ko ari byo bintu bya mbere bituma uba professional ndabizi ko ikibazo ijambo igishoro ni ikibazo muri barwiyemezamurimo bakiri batoya uno munsi mwebwe mubona ibihangano byanyu bishobora kugwatirizwa nko muri banki bikaba nk'ingwate kugira ngo ubone amafaranga yiyongera ku gishoro mubona impamvu mudashobora kuyijyana yari nk'iyi kaduhere kuri Venke nkeka ko ari ukubera tugitangira iyo ugitangira ntabwo ufite igishoro kinini wenda ungwita ukora ibintu birenze utangira n'utuntu dukeya ntabwo nibaza ko bahita bagwatira ingwate y'ibihangano byawe yakunda muri banki cyangwa nawe ubwawe ubona ko harimo icyuho ku buryo njye nabikunda ntabwo nabyanga bibaye gusa icyizere ntabwo burakibona gihagije ku buryo noneho abahanzi uburyo uraza ugasohora indirimbo imwe ukahita uceceka ntabwo baba bizeye ko uzongera kugaruka so ntabwo ubu ngubu ahantu mpagaze ubu ntabwo nabyemeza so ikibazo kimwe nifuza ko muvugaho mwembi turaza gusoza nanone udusezera mu ijwi ryiza mubona umusaruro wa Art Rwanda ubuhanzi icyiciro cya mbere kuri wowe ubwawe ungana gute ugiye kubishyira on the scale of 5 kuri 5 wabya nkangahe uratubwira n'impamvu yiha 5 out of 5 kubera iki kubera nge ntangira business deja natangiye kampani yanjye nkiva muri Art Rwanda ubuhanzi nibwo nese njya kwandikisha nyuma y'amahugurwa nagiye mfata risque ndavuga reka ntangire nandikishe kampani noneho ntangire nkore nyuma yo kwandikisha no kubona ahantu ho gukorera n'ayo mahugurwa byaradufashije cyane uko natangiye n'ibihe twanyuzemo bya covid tudakora byaradufashije cyane baradufashije amahugurwa gukora utishyura ahantu ukorera badufashije cyane vanga ubu ngubu nawe ugeze aho utangira kwigenza ntabwo ugishaka umuntu uguheka aho ngeze ubu nshobora kujya nanjye ahantu hanjye nkaba nakodesha kandi n'igihe gito gishize imyaka 2 ntabwo rero biba byoroshye iyo
ntabona ino support ntabwo ne kuba ngeze kuri uru rwego ngeze. Mu bijyanye na job creation uhagaze he mu guhanga imirimo? Job creation ntangira ni ibintu byose nawe ukoraga. Wari CEO ukaba umudozi ukaba iki byose byose no kuderivaringa. Ariko kugeza ubu mfite abakozi bamfasha, abadozi n'abandi bantu dukorana, yaba ari abakora delivery, amamoto cyangwa abashushanya, kuko hari igihe nkenera gushushanya. Ubu tugeze mu bantu batandatu. Wow, that's perfect. Dukorana buri gihe. Christian, wowe at Rwanda kuri scale of 5 yagufashije bingana gute? Gena batandatu. Ari make. At Rwanda yaramfashije cyane ko bwa mbere yafunguye umutwe ko umuziki wanjye nakorera muri business. Bwa kabiri imama stages nzi neza nahamye ko ari abantu batarayajyaho kandi banyuze nabo bakora umuziki kandi banawukoze imbere yanjye. Inshira no ku isoko mpuzamahanga. Ejo bundi nakoze interview na BBC and I feel like it's an achievement. At Rwanda nge ni umubyeyi, nibyo nahoze mbabwira, ni umubyeyi. So biragoye kubaza wewe ngo job creation aho ntibigoye? Job creation biragoye, wenda icyo navuga nuko aho njya guperforminga mpamagara umucuranzi wanjye nkaba namuhembe. Hari icyo biba bimaze. Ariko hari n'ikindi bimara, ntabwo hari ibibazo bikemura mu rugo, hari ibibazo bikemura muri surroundings nawe ubwawe ubuzima bwawe. So wakangurira abana kwitabira icyiciro cya kabiri cya Rwanda? Yes. Mu masegonda 30 wadusezerera gute mu ijwi? Mu masegonda 30 tuyabyaza umusaruro dusigaje yonyine twagiye kandi. Urukundo nirutoranya mubi cyane ndetse ntawuciye bugufi cyane udakwiye urukundo. Wow, arakoze cyane. Kadushimire Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ibadushoboje, ariko tunashimira UNDP Koika kuko n'abafatanyabikorwa ba Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco kugira ngo tubone impano nk'izi ngizi. Umuntu ashobora guhagarara akavuga ngo byangiriye akamaro 5 kuri 5 ndetse natangiye guhanga imirimo akabyishimira akanabivuga. Ni ukuvuga ngo At Rwanda ubuhanzi yatanze ubusa. Tunashimira Imbuto Foundation nayo ibabigizemo uruhare rukomeye cyane kugira ngo bagende mu turere twose babanze barebe impano zirimo bazizamura. Ino sector iracyarimo akazi, iracyarimo rwose, aracyarimo amahirwe menshi ashoboka rwose. Garagaza impano yawe yivane yo wihisha kugira ngo nawe ugire umusanzu utanga ku bukungu bw'igihugu ko nawe utisize. Kanshimire cyane rero Munezero Venker wakoze cyane, akaba ari umuhanzi w'imideli. Kangushimire cyane Bukuru Christian kuba witabiye ubutumire bwacu, akaba nanone nawe ari umuririmbyi, ariko hari n'umuntu mutabashije kubona ariko yari muri background atunyurizaho umurya w'inanga, akaba ari Sankara. Twamushimiye cyane, mwuje vuga izina Sankara ko yari kuri gitari muri background, yakoze cyane. Mbashimire namwe wahisemo kuba natwe kuri televiziyo y'u Rwanda, munogerwe n'izindi gahunda zose RBA bateguriye.